bantu bacu, bantu badukunda, bantu dukunda duhora tubaha content nziza, please kora subscribe. Mukore subscribe, ntago bisaba amafaranga, ntago bisaba izindi imbaraga nyinshi, ukanda gutya kuri subscribe gusa. Nukora subscribe bizatumotiva kugira ngo tubahereze content nyinshi kandi mu gihe gito. Uko ukora subscribe, uko umuryango mugari wa Magic Match wiyongera, niko natwe tubahereza ibintu byinshi kandi byiza mu gihe gito. Ntuzongera kureklama ngo kuki episode yatinze gusohoka, ngo muduhereze ebyiri mu cyumweru, eshatu mu cyumweru, n'icumi tuzaziba. Kora subscribe, make sure ko wakoze subscribe. Pop the Ballon, Magic Match Rwanda, mvugira ngo Pop the Ballon, Pop the Ballon. Ikaze muri Love Zone, urakaza neza aho imitima ihurira, urukundo rukivugira, nge nkazanye n'umwayimana nkabihesha umugisha. Nitwa Sebo Rexon, you have to know me and to love me. Turabakunda cyane mwese mudukunda kandi mudukurikiye, turabakunda kandi tubahereza agaciro mwese mwicaye imbere za screen zanyu, haba bafite telefone cyangwa se TV, mwese mwa browsinze YouTube channel yacu ariyo yanyu JBM Jizo. Reka mbabwire ngo murakaza neza, Imana ibaha umugisha cyane. Urakaza neza muri new episode uyu munsi, ibintu nanone bije kongera bifata indi ntera, twaje gukora urukundo. Are you ready? Muriteguye? Mumeze neza? Reka mbabwire ngo kora subscribe nimba utari wayikora, ubwire inshuti zawe zikore subscribe nimba zitari zayikora. Ushaka kwambara neza, jya kwa Socrate Outfit, mpaka zaracitse aho ngaho twashizeho akadomo. Nimba ushaka kwambara neza kuva hasi kugera hejuru, jya kwa Socrate Outfit. Agwa ibitandukanye kandi byiza bifite umwihariko, bituma ugaragara neza. Ushaka gusa neza, jya kwa Socrate. Akorera Remera mu Giporoso cyangwa wandike kuri Instagram yitwa Socrate Outfit. Ushaka gufata amafoto cyangwa se amavideo ahantu heza, ufite ibirori runaka, ukeneye ibikoresho byiza bifata amashusho ndetse n'amajwi, ngwino muri Big Proud Production ubundi tuguhereze ibyiza. Twandikire kuri Instagram ni Julie BM Jizo, ubundi ibintu bigende neza cyane. Uyu munsi turagarutse, uyu munsi n'umunsi w'agaciro, murabi igiciro gikomeye, niyo mpamvu tubagenera namwe ibi byiza bibabere cyase bibakwiriye. Ndi kumwe na timu ngari igiye kumfasha kugira ngo iki gikorwa kigende neza, ariko turi kumwe n'Imana. Abizera Imana, abizera Yesu Kristo, abizera Jesus, abizera Jehova, abizera Allah, abizera ryangombe, mwese turabubaha. Ikiza nuko Imana burya n'urukundo, icyo wizera cyose Imana n'urukundo. Reka ntangire na introduction. Abakobwa bacu beza batwibwire. Uyu munsi turi kumwe n'abana beza, utunyambo. Umuntu uri gufata close up nabanza mfashanyure kuri buri sura imwe, tubanza tuberekana introduction tugiye gukora. Teddy, banza mfashe, egera hano, banza mfashe duhere hano, kambereka introduction tugiye gukora noneho. Bahanza kuri uyu mwana gake gake, tubamurika gake gake. Wamubonye kuna smilinga, smile baby, yeah. Okay, dukomeze umanuka gake gake, mwana mwiza witandiriye nawe kandi kana keza. Wow, tumanuka, mwana wa black, mwana mwiza cyane, mwana muremure wundi wambaye ikanzu nziza, undi wambaye ikanzu ishashagirana cyane, uwo uhera nawe w'amaso meza cyane. Gira ngo mwababonye, umaze kubabona, ariko reka abanze batwibwire na introduction ubundi tumenye abaribo. Debite, ni byiza. Amakuru Ni meza. Witwa nde? Ifeza. Yego. Zena ari kwiranga muntu? Yego. Ifeza ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 20. 20. Yego. Kora iki mu buzima busanzwe? Nkora muri salo. Uri single? Uri single? Sheri wawe nimba ari kukureba. Uri single? Wifuza umukunzi umeze gute? Muremure, tureshya. Mureshya? Agusumbaza? Aya, ndiba mu ruhara. Muremure, tureshya, cyangwa akaba nsumbaho gato. Utari inzobe cyane, wirabura ariko. Aho niyo yaba atari inzobe, atirabura cyane namwemera. Wibogari nyine, ufite umubiri. Ufite umubiri? Yego. Imana imugwe, sibyo? Ufite no ku mufuka. Ufite amafaranga? Kantu wari ukibagiwe? Ufite no ku mufuka, nari nkibagiwe sha. Umufuka ungana nka gute? Kandi ni ingenzi. Nyine wamutunga najye ukantunga, byuze ushobora kudutunga nk'imyaka 10. Mudakora muryana? Gusa ni nkangahe? Nka miliyoni 50, miliyoni nka 400. Miliyoni 400 kuzamura? Ari munsi yazo se? Byaterwa nuko namukunze. Nagore wakundana n'umusore uri munsi yayo mafaranga?
ntabwo ndakundanaho cyane ariko uwo twakundanye yarayarengeje. Yararengeje? Ese mwapfuye iki? Byagenze gute? Naje kubona ko ari mubi, namujyanye iwacu baramwanga siwumva kubera ko yari mubi. So turabigenza gute? Uje gufite miliyoni 400 kuzamura akaba na mwiza wanyu bakamwemera. Urahara kimwe rero. Yenda urahara kimwe, urashaka uzajyana iwanyu bakemera adafite amafaranga cyangwa uyafite iwanyu batazemera wowe. Yenda banki zamwemera. Azaba ari n'umukiriya mukuru. Azaba ari mubi. Nashaka bari mubi. Byifuza bya Imana ibyumve bisenderese. Sibyo? Imana ibyumve. Amen. Bite? Byiza. Makuru. Meza. Sanzwe witonda se? 4. Sanzwe witonda 4. Amazina witwa nde? Hadija. Imyaka ingahe? 21. Ukora iki mu buzima busanzwe? Ndacuruza. Uracuruza? Yego. Nuhe mukunzi wifuza? Mukunzi muremure. Mutoya. Aramutse ankunze byaba birenze, ankunda kurusha ibindi byose nyine byaba birenze. Ibintu byaba birenze? Yego. Bite? Byiza. Amakuru? Meza. Meze gute? Meze neza tu. Cyane. Amazina witwa nde? Njye nitwa Vanessa. Ufite imyaka ingahe Vane? Ufite imyaka 20. Imyaka 20. Fo. Imyaka 20 nyine. Ukora iki mu buzima busanzwe? Njye nyine mfite shop. Ufite agashop? Fo. Mu rugo ni? Mu rugo ni na Kigali. Fo. Wavukiye Kigali? Yego. Wari wajya mu ntara? Nagiyemo. Mwiziye ntara wagiyemo? Musanze. Musanze? Honyine? Ni honyine nagiye. Gisenyi ku mazi ntabwo wari wajyayo? Nahagiye nawe. Sheri wawe yaragusohokanye ex? Yaransohokanye. Mwarayeyo? Mwaraye? Twarayeyo kuko nyine muri hoteli? Mwafashe ibyumba bitandukanye cyane? Twafashe icyumba kimwe. Ari agatunda. Arakariye. Arangije aragusiga. Twaratandukanye tu. Ninde wafashe icyemezo? Ndi wagifashe. Sorry. Urifuza umukunzi umeze gute? Ubu ni ngiye wumva ukunze nifuza. Umutipe muremure. Ugikaranye tu. Mwiza kuri face. Afite n'amafaranga tu. Amafaranga? Nanga. Nanga nyine amafaranga nyine kurya azajya makeya tu nkishima. Iyo umuntu yaguhaye keya afite amafaranga, keya z'amafaranga ubwo ziba zimeze gute kuri wowe? Akansohokana. Kamutu gift tu. To gift? Kuri Sevaland. Aguhaye nk'ururabyo hari ikibazo se? Oya nagura byo narwemera. Wakemera iki? Ni nk'impano yagwa kuri Sevaland tukishima. Impano nyine ifatika pani ndabo. Nk'urugero impano ifatika kuri wowe? Phone. Phone? Ubuhe bwoko? iPhone. Kangahe? Iyo yose. Ko nyine gipfa ko ari phone nziza. Ari phone nziza? Imana imuguhe sibyo? Bite? Byiza. Amakuru? Meza. Amazina? Janvier. Janvier ufite imyaka? 21. 21. Ukora iki mu buzima busanzwe Janvier? Ntacyo. Nuhe mugabo w'inzozi zawe? Umugabo usenga, wubaha Imana kandi witonda. Imana imuguhe. Bite? Byiza. Amakuru? Meza. Amazina witwa nde? Honnête. Honnête. Yego. Ufite imyaka? 22. Kora? Ndikorera. Urikorera? Yego. Urifuza umukunzi umeze gute? Ndifuza umukunzi uzi icyo ashaka. Uzi icyo ashaka? Yego. Sara umuntu uba kuri atazi icyo ashaka. Biterwa cyangwa n'icyo wowe ushaka akashaka? Ya barahari baba nyine bakiri mu mikino. Urumva ndakuze? Yego. Ni umukunzi uri seriye nyine uje mu rukundo mbimurima pana kujarajara. Imana imuguhe. Yego. Bite? Ni byiza. Amakuru? Ni meza. Amazina witwa nde? Nitwa Kevin. Kevin ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 20. Ukora iki mu buzima busanzwe?
ndacuruza uracuruza maze igihe kingana uri single ntutubeshye imyaka 2 ufite aba ex bangahe ugiye kumbeshya uri kubitekerezo vugisha ukuri ni benshi ni nka 20 wapi 25 wapi 30 oya ariko uri gukabya manuke hasi 10 byibura barimo 8 umukunzi mwamaranye igihe kinini mwamaranye igihe kingana gute amezi 7 iyo wumva ngo abantu bakundanye umwaka uba wumva ari filime mba numva bitabaho ariko bigiye kuba wongeye kuguha umusore bibeho ntawamenya abasore bakubwira ko bagukundira iki shani byinshi baba bambeshya ariko nk'urugero ko ndi mwiza mfite amaso meza ko niye neza ni byinshi indushyira tureba tananawe ese kujya uvuga ngo barakubeshya kubera ko nyine nta gihe kinini tumarana yego ninde ubitera kugira mutandukane ni wowe cyangwa nibo nibo ngiye kuguhereza umusore muzagumana urifuza umukunzi umeze gute njye ndifuza umusore muremure imibiri yombi ufite umubiri ako nyine muremure cyane kandi nyine uzashobora kunyitaho kwitaho gute kumenyera icyo nshaka kuma icyo nshaka unankunda yakoze bite tuhagaye gutya amazina yawe nitwa Rebecca ufite imyaka ingahe ngiye kuzuza 20 ya Bebe karame wowe wumva umukobwa yagakwiye kugira ubwoba ko atangiye kugumirwa afite nk'imyaka ingahe mu myaka ingahe 32 ubwo uracyafite imyaka myinshi yo kurya ubuzima hafi 12 umva cyane ubonye se umukunzi uri sere wawe tujya mu rugo nakareka ntabwo byakunda ntabwo witeguye kubyara cyeka nyine yaniyinda tu ubwo nagenda by accident ubwo umva mubiteguye akakubwira sheri wanjye nshaka kugutera inda tukabana ukambera umumama w'abana banje ntabwo nakubaka yego reka ndacyakeneye kuryoshya birenze ubona nk'izihe mpamvu 3 zituma utakubaka aka kanya sunizi nkunda kuryoshya nkunda ibintu birenze kandi ntabwo nashobora stress z'abagabo none se sheri ugiye kumukoresha iki mbwiza ukuri mukoresha iki nimubone nishime yanganize hitandirana ntabwo ari hitandirana yavugisha ukuri ni urukundo nyarukundo ariko nyine utari seriye cyane urukundo urushaka urukundo rutari seriye cyane rwo kuryoshya iyo waryoheje wakoze nk'ibiki gisha ukuri mbwiza ukuri nka brother wawe ibibazo byinshi cyane mbwiza ukuri nka brother wawe mbwira ati ngiye naryoheje cyewe mba nitayemo wenda nka karikeri nagiye Gisenyi ndi kurya n'agafi ubwo nuruje ntabwo ndagiye Gisenyi akufite amatsiko kuzajyayo nta n'amatsiko mfite kuko nzajya harenze aho ngaho God cyari mutarika ubwo Zanzibar Dubai where Maldives ntabwo nzaguma muri Kigali we nizo nzozi ufite mu Rwanda ntabwo inzozi ufite nize ntabwo uzaguma muri Kigali kandi sinzaguma mu Rwanda nishaka nzashakira mu bindi bihugu byo hanze nese ubusheri tugiye kuguhereza n'ugiye kuba uri guhereza reka ari nkawe kandi njye mba mu Rwanda tuzagenda hanze yego twahajya bigakunda ubusheri ngiye kuguhereza aryo wambwe witwa nitwa Rebecca Sharebe ugiye kuhereza ku musore wanjye ugiye kumube uze kumubwiza ukuri umubwiye ati ngiye nshaka umusore dukundana nabyo igihe gito cyeka nimbona ari mwiza urahita wemera ndamufite mwiza ugiye kwituza akakanya ubu tuvugana ngiye namubonye pe ubundi sinjya njya guceka ingara mu basore ariko umusore arandenze umusore ugiye kuza agiye kuza arenze sibyo umeze nkawe urenze sibyo Rwanda nutameze nkawe araje sibyo Pop the Balloon Magic Match Rwanda reka twakira umusore wacu wa mbere ngiye kubazana umusore w'igitangaza ku nshuro yacu ya mbere abantu bari hariya bamfashe twakira umusore wacu wa mbere Pop the Balloon Magic Match Rwanda ibintu hano bimeze neza cyane dutangiranye n'ibintu bitangaje umusore wacu wa mbere atambuka kuri stage brother urakaza neza urahagarara hano amazina Itangishaka Deni. Itangishaka? Deni uriyegereza mic kugira ngo twumvikane fresh. Unahagarare hano. Nubwo mbona uri mu Rusiya. Deni. Yes. Yegereze mic. Ufite imyaka ingahe? 25.
25. Ego. Ukora iki mu buzima busanzwe? Nkora muri salo. Ukora muri salo? Ego. Ikintu kijyanye n'ubwiza Ego. bw'abantu Ego. ubwitaho. Umaze igihe kingana iki uri single? Amezi 5. Amezi 5. Ego. Abakobwa banje ko bapopinze mbazaniye bogari Deni. Wasanga Deni nawe atari kubemera. Reka tubanze tuganire nabo, sibyo Deni? Twumva ibyari byo ntari burakomeza uhagarare gutya amagaze tureba hari kamera. Gutya, sibyo? Amazina yawe? Ifeza. Ifeza kubera icyo wapopinze ballon? Sinakubwiye ntabwo ndi umuntu munini cyane. Abambwiye ko ushaka umusore ufite umubiri kandi reba Deni ni bounce. Bounce ni umurusiya. Shawapi ikindi akora muri salo. Ni mwiza pe ariko ni munini cyane kandi urabona nawe ukuntu ngana ndi umusore. Ikindi akora no muri salo kama. Deni, Karame. uyu mukobwa yaza kuba gifite ballon yaba type yawe we? Nanjye ntabwo nkunda abakobwa banini. Se ni munini? Abantu bananitsemo ukuntu. Ifeza ateye neza ife. Nanjye ndi Can you turn munini. around? Ateye neza, Ongera shamisa. ko hindukira gake gake. Ateye neza ariko Yo. nyine Si? nkunda abakobwa bananutse kandi barebare. Yego. Ego. Okay. Witwa? Hadija. Hadija. Hadija kubera icyo wapopinze ballon? Njye nkunda abasore barebare kandi batoya. Ikindi ndabona ashobora kuba atagira urukundo nk'urwo nifuza. Bise ubibona? Wifuza urukundo rumeze gute? Nyine rugaragarira buri umwe wese. Kubona utankunda nk'uko mbyifuza. Okay, nanjye bitewe n'umukobwa nshaka ntago wibeshye pe. None Ntago se. byari kuvamo. Hadi. Uravuze ngo asa n'abahehesi. Oya. Ni munini kandi ntabwo nkunda amabogari. Ntabwo byari gukunda nawe? Ntago byari gukunda. Kubera iki Deni? Ni mugufi icyo ni icyambere. Mhm. Kandi mu maso ye urabona wapi pe. Maso yiwe wape gute kubera? Ntago yashamaje. Gute? Nkunda umukobwa afite mu maso harihari. Okay, twikomereze. Amazina? Nitwa Vanessa. Vane, Vane ko uri kuryinyo. Nitwa Vanessa. Byaramubahoshe. Kubera icyo wapopinze ballon? Njyewe Okay. nta bwenge nkunda tipe barebare kandi batabyushye ngo uriya gatari nifitiye urebe n'ukuntu uyu angana ni munini cyane. Ntabwo byavamo kabisa. Ushatse kuvuga ngo yakwica. Ntabwo ntabwo byavamo. Ni munini cyane. Deni, Karame. bimeze biti? Cha nta kintu Kiri mfataho gute kabisa. my people? Mani njye rero ntago nkunda abakobwa b'ibikara. Se ni igikarade? Cha reba amaguru. Mm. Cha nta kintu ndi gufatamo n'ukuri. Yego. Imyambarire nta kintu ufatamo kabisa. Habe na gato. Ayihinduye si imyambarire. N'undi se n'amaguru yahindura yakisiga. Se si isize? Ko natisize. Reba ku maguru. Abakobwa b'igikara nta kintu ufataho. Njye ikindi kandi nakunda kubonye natakunze. Niyo face yawe ni mbi kandi njye nkunda abahungu bafite face nziza. Kandi nawe uri mwiza. Ndi mwiza nyine. Yego. Dukomeze uko bitakunze. Amazina? Janvier. Janvier. Kubera icyo popinze ballon? Shani ikibonke cyane pe. Ni igiki? Ikibonke cy'umugabo usuwariye nyine. Umugabo mugendana mu nzira agasore kashaka kuyongoza ka do nuko kwega amahoro imwe gusa. Akunda abantu babyibushye. Big man. Cha nanjye nta kintu ndi gufataho pe. Kubera Indeshyo. Ntago ari inzobe. Imisatsi yashaje. Ntago rozano rugiye base. Mr. Denis tugende. Tazipore. Sinenge. Tugende dukomeze. Amazina? Honete. Honete kubera icyo popinze ballon? Cyari mutoya. Aracyari? Mutoya. Mr. Denis wamubwiye ufite imyaka 25? Yego. Ntabwo Ufite ingana? mfite 20 ariko mu byifuzo byanjye ntabwo umusore nshaka araba muri iyo myaka. 20 yonyine. Kurusha imyaka 5. Yego. Ushaka umugabo kurusha ingana? 10.
sha ni urungano rwawe ntutubeshye ufite 20. Ni urungano rw'uwo muntu ufite imyaka 30. wafite 20 ntabwo ari 20. nuko nafite ngahe keka niba ari ikibazo cy'amaso yanjye ariko ndi kubona afite nka 30. yaba type yawe wapi kubera iki arakuze cyane ku maso yego tukomeze amazina Kevin Kevin ko icyo Pop de Ballon njye nakubwiye ko nshaka umusore muremure cyane utanakabije umubyibuho ntacyo atwaye nyine ariko wapi Kevin na kapucho shaka Kevin ni sawa c'est sawa tuvugisha ko sikundi kumva narira Karame utere muwe basi wapi Kevin ni sawa cyane akabandi Kevin yagukunze Mr. D shani hangane basi nambabarire nakora iki Kevin Karame basi nkora iki amenyo meza kumva narira Kevin rubona ari iki warunga amenyo meza Kevin ni kimwe cyose kimuriho pe nokuri ni boko cyane Kevin Karame wagiriye Deni muhe koko ni byasi nakunze amazina Rebecca ko icyo Pop de Ballon Lebe shaka nagura mukunzi kubera nuko nyine atamukunze nagura mwumvishemo ntari birye pe ati n'amaso meza arebanira ari wa mungana arebanira ari yasika neza ko nyine nagura mukunzi keka nakubwiye njye nshaka nyine urukundo rutari seriye kandi numvisha agira urukundo nshaka urukundo rutari seriye sure shaka umuntu baryoshye nyine gukundana biraho cyo kwimara agahinda wagize agahinda nagize abegisi benshi cyane ntabwo naba mfite agahinda yego none se Deni yemeye kuba uwo muntu ushaka byakunda oya waba wemeye ko nyine ntabwo byabikurimo okay iyo wemeye ikintu kiba kikurimo njye mbyemeye ko uwo muntu ushaka ngo nazamutwara uko nshaka ego oya no uko ushaka uko ufata uko ushaka okay mbyemeye byakunda ntabwo byakunda ko nyine umutima wanjye twumva nazi sure sikuri kunera isoni Deni bimeze biti biranze tuzagaruke brother sibyo ako wari wakunze Kevin namukunze cyane Kevin ari wamukunze ako ntabwo byakunze we uzagaruka sibyo ka Kevin arakoze cyane big man arakoze cyane Mr. Deni nakundi ubwo nuko bigenze Pop de Ballon Magic Match Rwanda nge nitwa Seborex and you have to know me and to love me ndizera ko mumeze neza all the way abantu bamudukurikiye muri comment I see you guys mujye mumenamo imitima ndetse n'amadarapo y'ibihugu muba mukomokamo njya mbabona cyane abantu bari mu Burundi abantu bari Sweden abantu bari muri Canada America abantu bari mu ma state menshi agiye atandukanye ya America kabisa abantu bari Kentucky I see you my brother abantu bari hano bita Missouri I see you kabisa abantu muri Zambia ingabo z'igihugu ziri mu butumwa bw'akazi hirya no hino muri Central Africa abantu muri Mozambique I see you my brother kandi Imana igikomeza ibahereze umugisha reka twakira umusore wacu wa kabiri Pop de Ballon Magic Match Rwanda let's go alright reka twakira umusore wacu wa kabiri kuri stage umusore wacu wa kabiri abeka mbere bamuhikaza atamuka kuri stage atamuka yemye kabisa mu matsiko menshi cyane umusore atamuka yemye umusore w'urubago rutoya kabisa sorry brother urakaza neza bitse byiza umeze fresh meze fresh amazina witwa nde Nizigiyimana Abdul Nizigiyimana Abdul umeze fresh meze neza ufite imyaka ingahe ufite imyaka 35 kora iki big man
ndi umu ati umunyabugeni ibintu byose bijyanye. Uri? Ndi umunyabugeni. Uri umu artiste? Yego. Okay. So, umaze igihe kingana iki uri single? Imyaka 4. Imyaka 4? Aho uri nawe uri kutugena natwe uri kutugira ubugeni uri kudushushanya. Imyaka 4 bro? Imyaka 4. Uri single? Ndi single. Akora kuntu wigenzaga. Birumvikana nk'umuntu w'umugabo. Nk'umuntu w'umugabo. That's true. Let me see your hands, man. Mwapopinse. Why? Abdul, reka tugane na bashiki banjye hari igihe bakisubiraho sibyo tubanze twumve impamvu bapopinze kandi nawe wasanga bitari gukunda. Uraza uregera hano. Okay. Oh, Feza. Kubera iki popinze Ballon? Ntabwo namukunze. Kubera iki? Nyine ikibazo ni uko ngiye kumugirira impuhwe. Ntabwo ari mwiza. Ntabwo ari mwiza kandi nakubwiye ko nshaka umutipe nyine utabyibushye cyane ariko ubyibushye ikindi w'umusirimu. Abdul, umukobwa aza kuba gifite Ballon. Wari kumukunda wowe? Oya. Kubera iki? Usanzwe se nkunda abakobwa b'inzobe. Bisiga ibintu ku munwa. Nkunda umukobwa uri naturel. Biriya bintu ku munwa se kubera icyo byanga? Wapi, hari igihe rimwe na rimwe umuntu nawe aba yumva bishaka bikoresha. Byumva abantu iyo bakundana ntabwo turi inkoko. Ntabwo turi inkoko. Kubera? Abantu iyo bakundana hari step bagomba guheraho. I'm so hot. Okay. Katugende hano. Hadija. Ko iki popinze Ballon Hadi? Ntabwo namukunze kuko ndabona angana na papa mbyara. Kubona angana? Na papa mbyara. Hadija ngo ufite imyaka ingana? Mfite imyaka 21. Mwe mugabo ageze mu myaka yo gushaka 35 Big Man? Naho. Kandi wambwiye witwa Mdu? Nizigimana Abdul. Kandi uri mu mizima nawe? Yego. Naho matabye amabu. Ntabwo namukunze rwose. Abdul, uyu mukobwa yaza kuba gifite Ballon. Yaba type yawe? Ni kimwe cyonyine namukundiye. Ikihe? Nuko ari umuyisilamu. Ibindi ni inyongera. Oh my God. Wambwiye haje witwa? Vanessa. Vanessa ko cyo popinze Ballon? Nyine uyu mutipe ntacyo atwaye. Ni igikara cyiza. Afite na taye nkunda nyine nkunda tipe bananutse. Ikibazo cyabaye muto. Nuko afite imyaka myinshi. 35. Myinshi cyane. Afite 20. Akurusha 15. 15 ako ni mugabo ukuze wakubaka. Yanjye ntabwo ndi umuntu uta cyane. Kandi aba artiste bagira amafaranga. Ubundi ntabwo byavamo ariko nyiranduta cyane kuko mba nshaka umuntu turyoshya nyine tungana. Abdul sasa aryoshya Abdul turi abantu umuntu agomba unywa akantu se agahiye kaka. Ntabwo ari ingeso. Ntabwo ari iby'ingeso. Akora akanwa we mukanwa abayisilamu ari abayisilamu si bose abayisilamu batanyumva nabi ngo bakanywera ngo mugatere munsi. Oya, ntabwo ariko nteye. Ukanywera ku mugaragaro. Kwiyereka ariko ntabwo ari by'akazi. Shyira akazi imbere cyane kurusha. Wowe ni ukuvuga ngo ukanywa ugiye kuruhuka. Ntabwo ari ibya buri munsi. Ntabwo ari n'ibintu umuntu atekereza. Ntabwo ari ibintu biza gutya tu. Niwe mugabo. Vane, se ufite imyaka 20 uyu niwe mugabo. Ntabwo byavamo. Abdul, uyu mwana yaza kuba gifite Ballon. Yaba type yawe? Ntabwo wasohokana umuntu wambaye gutya. Wagira ngo ni umwana bagiye koza. Wagira ngo? Umwana ugiye kozwa. Wambwiye ko witwa? Janvier. Janvier ko icyo popinze Ballon. Shana cyatwaye pe. Agataye afite ni keza ariko ni mukuru. Wagira ngo ufite 20 nawe? 20. Abdul. Yaza kuba gifite Ballon. Yaba type yawe?
mureba mu bwonko ni muto bazareza ko yambaye inkweto zishinguye nari gushima ariko ubu yabyishe igikara ni iki ni fresh ariko defo ni mugufiya amazina Onete kubica Popinze Ballon njyewe ntabwo nkunda zino sayizi pe ntacyo twari ko ntabwo nkunda zino sayizi sayizi usore w'uruti rurerure ruto ntabwo sayizi ntabwo nyine njye ntabwo dukunda Abdu ni umukobwa wa type yawe uyu nguyu urabona ko byihuse arashinguye sinzi niba yaba yishyize kuri radari reka turebe ko atari gushaka connection radari gute ngo katiri inkweto wambaye ni high heels arya yaba ari gushaka connection yambaye high heels ya ariko uko biri ni muremure kandi igikara kiba ari iki wamukunda ntamukunda ariko urumva we ntiyankunze one karame sore murabera iyi couple yanyu yabarisa reka tugusubize ballon ya ibintu bitakuri muri amamvu yo kubyinginga samahani Kevin yo kubica Popinze Ballon sinakubwiye se njye nyine nshaka umutipe muremure cyane ugusumba ko munganya umubiri kandi mwiza abo nyine ntacyo atwaye nyine ntacyo atwaye ko nyine wapi ntabwo byavamo Mr. Abdu avuga iki avuga iki hano Kevin kari umwana ni mwiza ariko imyaka agezemo niyo gushaka ntabwo ari urukundo imyaka agezemo ni iki kubona ari iki niyo kuribwa n'abandi bakagenda nawe akagenda avuga iki iyo myaka ibaho nawe yabyivugiye ko ashaka umuntu umuryohereza akigendera ntabwo ari uyu wabivuze n'uyu ni uko bajya gusa abo ntabwo muvugana biragaragara ko nawe ni uko nta rukundo yago nta byishimo yewe urukundo ndarugira ako nyine hari abo rugenewe hari n'abo rutagenewe nanjye ntabwo mu rugo mfite ntabwo nguye kubera iki oya ntabwo byavamo baba bambaye ubusa yambaye ubusa uri kububona pe kujye ntabwo mbonye ubundi iyo ikintu cyarenze amavi umwambaro warenze amavi kaba kabaye ubuse umundi umufasha cyangwa se umukunzi wawe agomba kukuyereka wenyine nk'uyu nguyu umujyanye mu muhanda urabona ko si njye njyenyine wagira irari n'abaceho bajya bagira irari umugore n'abandi ugendana nawe bagahinduke abo rero ahuye n'umuntu ufite ikofi tayari bagukubita agatsitsina Abdu ko numva bitazoroha rebe kwa Popinze Ballon kubera iki sasa bese nakubwiye shaka umuntu umeze nkawe Abdu nareba umusore w'uruti ruto ntabwo yankorera ibyo nshaka ibiki nk'ibiki namuhobera nkamugwatira wese nanoga nanso aragusumba ye ntabwo arenze ntabwo yifunga kandi nyine nkunda gutyo kwawe tu Abdu wamubwira iki icyo namubwira kuvuga ngo ntabwo nifunga njye sinkora imyenda ariko nshobora kuyidesigninga nk'iyi nambaye uyu mupira ni wowe udesigninze ni njye ndubona yanditseho Visit Rwanda nakubwiye ko nkora ibintu bijyanye n'umuco ibintu bijyanye n'imigongo ibyo bita imigongo ashobora kuba atanabizi n'umwana wabyumvishe arishakira abantu nyine kandi ikindi reba nawe ari gushaka iminara ubwo bamujyana muri za ntara zidafite iminara akajya bafasha abantu uzagaruke sibyo ngo umukunzi wa nyawe ubwo abangaba ntabwo mwahuje amarangamutima sibyo Popinze Ballon Magic Match Rwanda reka twakira umusore wacu wa gatatu kuri stage ushaka kwambara neza ariko jya kwa Socrate outfit niba ushaka kwambara neza jya kwa Socrate kugira ngo useruke usa neza haba casual haba class
abantu bari hanze, abantu mutuye muri Amerika, abantu mutuye mu Burayi, muri Afrika, mu bihugu bya kure bitari mu Rwanda, dukora delivery kandi ibintu bikabageraho bimeze neza cyane. Mukomeze mumanura imitima n'imiriro muri comment. I see you mwese mudukunda kandi mudukurikira. Reka mbabwire ngo turabakunda cyane, abantu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, ngo mbavuga nk'abantu bari Uganda, abantu bari Congo, mbavuga abantu bari mu bihugu bitandukanye, mbavuga abanyamurenge, abanyamasisi, mbavuga abarundi, mwese mudukunda kandi mudukurikira, Imana ibamugisha. Alright, reka twakira umusore wacu wa gatatu. Ntabwo twari twabona match, abakobwa banje bari kubenga cyane, ahubwo nuko bari hari kuza b'imitima yabo bitari guhura neza. Umusore wacu urakaza neza brother, umeze neza, urahagarara hano bite? Papa umeze neza? arikaze Ongera ijwi, ongera ijwi. mvuge cyane bya danje. Wiyegereze na mic. Oya si cyane ariko ongera ijwi. Okay. Amazina witwa nde? Nitwa Olivier umusaza. Olivier umusaza? Yes. Uri umusaza? Olivier Kagame nyine sinzi ko ntabwo wabashanye kabisa. Olivier Kagame? Niyo mazina ari mu irangamuntu? Cyane kabisa. Okay, ufite imyaka ingahe? 24. 24. Kora iki mu buzima busanzwe? Ya, ndi umukomediye bisanzwe. Uri umukomediye? Niba mujya mujya wigana perezida? Asimaye kujya wigana perezida wacu kandi wamba uri kugenda ubwira benza batari nibyo baturikije gushaka umukunzi cyaje muri comedy twaje tuvugisha kuri Olivier kabisa. Nshaka umukunzi bya danje. Nshaka umukunzi. Ufite imyaka ingahe? 24. Yani umaze igihe kingana icyo uri single? Maze ni nk'imyaka 4. Imyaka 4? Reka tugane n'abakobwa bacu twumve impamvu ba Popins Ballon. Urahagarara hano, uragera hano. Feza, kubera icyo Popins Ballon? None Kajaja afite imyaka 24. Kajaja afite imyaka 24 ageze nka 30 yabangana ate? Nushatse gusobanura iki? Nyine yashaje imburagihe? Yego. Yes. Afite imyaka 24. Ndebera ukuntu angana. Uze aramutse ageze nk'imyaka byibuze, kandi narumvise ngo abantu bagufi ngo basaza batinze. Ndebera ubagize nka 25 yabangana ate? Ayigawe ntago byakunda. Musaza? Yes. Uyu mukobwa yaza kuba gifite ballon yaba type yawe? Urebye ntago byahura fresh. Kubera iki? Ntago byahura fresh. Ushobora kuba namugwa no mu maguru. Wamugwa? Mu maguru. Ako dusobanukiwe. Nge ntabwo nsobanukiwe. Urasobanukiwe? Nge ndasobanukiwe. Ugashatse kuvuga ko ntabwo yambasha. Ntabwo yambasha. Nibyo se? Nibyo ariko. Ese ahubwo waramutse nguye mu maguru. Ayigawe. Uyu buriya kereka wenda ariko buriya birebye neza kuko wenda ngana n'intuza n'inzovu wenda byibuze. Ngana n'inzovu nibwo wenda keretse unakubwiye umushaka umusore ushinguye ku buryo azabasha nyine gukora akazi. Neza ushinguye uzamubona insizi ubundi. Ayiga mana ndahumaniwe. Nawe uri umunyamasisi? Oya sinamwemera. Gumbanirwa byo ntabwo byabura kubera ko aho hano nabonyemo abanyamasisi nawe na Kevin, sibyo? Na Vanessa na Kevin. Nawe uri umunyamasisi? Ayi ndahumaniwe. Nanjye. Uyu munsi twishimiye kubakira, sibyo? Muri Pop de Ballon. Mr. Olivier. Yes. Ngo arahumaniwe, arumiwe. Sibyo biba bisigaye? Kumirwa, arumiwe. Arumiwe. Yenda ndi marangamutima y'abandi ashobora kumukunda ariko ngewe rwose wapi. Ese twari tugendera mu nzira bavuga ngo ikintu aramubyaye, yarambyaye byagenze. Nimwigira ahandi nge byanjye. Twigendere nanjye ntabwo byakunda kabisa. Hadija.
ko cyo popinze ballon nawe wahumaniwe sha muntu tureshya ntabwo byavamo yaza kuba yegeye hejuru ho gato nta kibazo ariko umuntu tureshya ntabwo byavamo uyu mujene ariko ngiye nahise mwibuka uyu mujene ni umustar mwebwe muri kwanga umustar yigana president sibyo ndabeshye sibyo yes ndamwigana njya nkubona kabisa ni umustar oya kuba ari umustar no kuba ari mugufi ni ibintu bitandukanye ngo ubustar bwe ntabwo bwatuma abona umugore nubwo ari umustar kuri ngewe ntabwo nyine namwemera bitewe n'uwo nifuza Olivier umukobwa byavamo shaka umukobwa kabisa ntabwo byavamo kabisa kubera iki kubera ko ndamuruta mu myaka mu burebure byose mu burebure kikomereze ajya ni Vanessa ko cyo popinze ballon njye nawe nakunda n'umutipe nsumba ubuzima bwe ntibyishoboka ntabwo bibaho pe urambajije bivuga iki shaka umukobwa kabisa uyu mukobwa ni umunyarwanda ni umunyarwanda w'umunyamasisi bibaho ako ni umunyamasisi fine twese turi family turi kumvikana mu kinyarwanda n'abana bacu baba bari hano ni bashiki banjye niyo mpamvu bari kubataha umunyarwandakazi mwiza so ubibona she's a cute agataye ariko ubwo ufite uko ubibona wowe yaba type yawe sha urebye kabisa ni inka ko nazayitangara ni nka wazayitanga kabisa yaremera gutanga inka mugende hariya aguha inka sibyo none se wowe wakemera gukundana n'umukobwa ugusumba gusa uri kumva byaba ari byiza sha byaba ari byiza gukundana ntabwo ese ngiye ko nkunda umutipe nyine unsohokana nyine uryoshye ibyo bintu wakemera ko wabikora abaho umusore uryoshye n'ubishye buriya oya uryoshye ndi kuvuga ugusohokana uguha utugifuti ugutumye utanga keya none ukabona utwo tuntu twananira buriya ndi kukubaza nyine ko ntabwo nkuzi ibyo ngiye nabikora kabisa abikora nabikora bya danje byemera usubize ballon Vanye tugusubize ballon nabanza ngo ibyo nkundi araza kuturaza kubigarukaho nyuma ariko ubanza wemerewe kumva ko wajya mu rukundo nawe n'ibyo ngibyo bishobora twajya mu rukundo gift yavuze ntabwo ari ururabyo ngo na iPhone 17 aho bayigurira se none ubwo urabona ntahazira kandi reka kubyivangamo ikibazo ni icyo nakubaye I'm sorry mume ballon urabyemera okay ballon okay tubanze tugende hariya turaza kugaruka hano useka neza seka nyuma subize wabwiye witwa Janvier ko icyo popinze ballon ni mugufi pe kandi nanjye ndi mugufi gusa urumva wapi nta kindi warenza kirahari kabisa uyu mukobwa sharebye najya ngura amatera uruhande rwanjye rugasaza mbere rwe rukiri rushyashya kabisa ahiwa ryama kiri hashya kene n'iyi saha ashobora kuba yayitiye asa ni keza reba umukobwa mbe n'udukomo ntago watirisa turisangayo ngo mubaze isaha tureka azi kwibara bareba ko yawe ngiye mba nyifite mu mutwe uramubaza ku isaha ngo yirebe mu mutwe ubone kumubaza wewe mbariza mushiki wanjye isaha nawe utayambaye aya ntabwo yashobora kuyibara kabisa nambaye ayicuritse yaba uyambaye mba nkwemereye kubimubaza ariko ntabwo mbyemeye dukomeze sibyo okay hajya wambwiye witwa Honete
brother uregera hano wanetse kwishyura Popins Ballon cyane abonye afite ibikabyo byinshi ibi vugisha ukuri nubere sha nyine aba ufite ubwiyemezi kabisa abibonye yego ushingiye kuki ko mubona abantu bafite ibikabyo birenze musaza ufite ubwiyemezi ahubwo mubaza aho yabikuye ko ntari nakavuze yabubonye kubona ku jisho biragaragara fizikali biragaragara ko umwemeza ko nawe nyikubona nabonye kabisa wagira ngo tuye mu isi utayituyemo kabisa ngwiki ndahumaniwe nani uretse umuntu atura mu isi atayituyemo gute nanjye nahumaniwe nkimubona kabisa nise ngatuye mu isi atayituyemo gute umuntu urebesha ijisho agahita afata umwanzuro ibyo nta bwenge burimo kabisa okay sibyo reka twikomereze Kevine ni Kevine kocha Popins Ballon ni mugufi turareshya ariko nyine ntabwo twagendana tureshya ni irihe tegeko wabonye ko abantu bareshya batagendana shangiye riri kuri njye ntabwo riri ku bantu bose yego nyine hari abandi bakwishimiye ariko ngewe nyine pe ntacyo twaye ariko nyine uri mugufi ikibazo cyonyine big man yaba type yawe urebye kabisa ahubwo kugira abagore babiri biremewe se mu mategeko ntabwo byemewe ariko cyetse n'ibidini ryari ryemera ko mu mategeko y'u Rwanda ntabwo byemewe shandagashahurwa shandagasa Dereka ni umunyamasisi sibyo kabisa yego ushaka gutunga bashiki banjye bose bimasisi wowe n'abanyamasisi urabyemera Kevin ko mwakundana muri babiri ari nawe ngushaka umuntu wapi ari ikindi ntago ngo wamukunze nyine ntacyo atwaye ako nyine ngewe nyeneye sinakubwiye ariko wa mugani nshobora kuba nari narebye nabi kabisa ndebye ubu urebye ubu kubera ko mfite umutwe munini nawe akagira umunini twazabyara ntuza ndagasha gasuku mwazabyara nde twazabyara gasuku ninde cya Nyamabondo abo nabaye twazabyara umuntu umeze nka Nyamabondo ndagasha Rebecca kubera icyo Popins Ballon sinagura ko nshaka bogari umusore ariko reba ukuntu yambaye neza reba rinete yambaye neza turinete wasanga afite n'ibiceri ntabwo namukunze yaba type yawe wowe hapi kabisa kubera iki niyo ndose umukobwa umeze nk'uyu mba numva napfa kabisa wari wamurota se naramurose nshigukira hejuru Yasmira ameze nk'uyu se neza ahubwo natunguwe kabisa araza shanarive wala sambwe ngo ukina comedy nizeye ko n'umuzima usanzwe udakina comedy ndazikina ariko uzikina uri ibyo ngibyo okay abo maje gushaka umukunzi okay reka mushiki wanjye agera imbere bamwita Vanessa ugiye gukunda umuntu kubera iPhone tubanze tubigarukeho tubeseri kuko nabonye umujama akina comedy kandi nawe ndagira ngo ibintu tubanze tumeke ngo shaka ko biri serious dukora ibintu tubyizeye sibyo witeguye gutanga gift zose kuri uyu mwana akari cyo kintu yavuze ngo yifuza umusore uzamwitaho akamuha care kumwitaho no kumusohokana no kumuha gift urabyiteguye cyane wambwiye ko aho telefone zigurirwa hasi singi wakoze umuntu ntacyo utakora mwana yego yes uri ready ngiye ntabwo mukunde nyine phone namubwiye ngo uburebure nicyo kintu nyine nabonye kibi kimuriho ariko nyine face ntacyo twaye nyine ahandi uburebure bwo uzabwihangana nabwihanganira kandi kuva wavuka ntabwo urakundana n'umusore mureshya cyangwa usumba none ugiye kumukunda oya nakundanye nawe nakundanye n'umwe nabura se ubwo bushobo wenda sindi mu mufuka we sinamwifuje kubura ariko ibe birahinduka uzamuguma iruhande
nsubwe kumva umuntu mukundana wamwanga kubera ko yakennye wapi ntabwo bibaho. Olivier uri ready? Ndi ready cyane kabisa. Uri ready? Wallahi nimvye ko nazitanga wallahi. Amashyi menshi cyane kuri iyi couple n'ukuri unamwegera umuhobera ariko burya turebe n'izo ndeshyo zanyu ko zimatch ako zirana matchinga n'ukuri mugwe mu byano ukomeze umwumve neza umufeeling. Olivier uri gute? Cyane neza cyane kabisa. Agira nageze mu ijuru napfuye mwana. Yego. Okay. Ushaka kumwaka bizuse? Yego. Hano buriya siko. Hano kuri kamera wapi? Nimusohoka muri cyangwa mwaka. Rakama. Eka. Nimusohoka. Yego. Oye nicyo wamubwira wenda wirenga ko buri muntu wese agira amahitamo ye nibyo propose undi mu rukundo kandi nabikunze cyane niyo mpamvu turi abajene hano buri muntu wese avuga muri ku mutima nicyo wamubwira kuri uyu munsi nibyo mwumvikanye nicyo wamubwira. Icyo namubwira cyane kimubonanye ngira haranayise mukunda bya danje kabisa. Yego. Ni nkazo nzozi nasabye Imana ubundi umukobwa umeze gutya mfite amaso y'umukara gutya n'umusatsi fresh nyine to nicyo wamubwira. Kinambwira se niki kinambwira nyine uko namukunze. Mufate ukuboko mamiko mufate ukuboko bafatisha mwigendere Imana ibaha umugisha sibyo bariko muhumure turi isi yose iri kubareba muhumure. Yego barakoze cyane amashyi mwongeye mutanga amashyi kuri Couple ni sawa cyane. Pop the Ballon Magic Match Rwanda reka twakira umusore wacu wakane kuri stage. Let's go. Pop the Ballon Magic Match Rwanda je nitwa Sebo Rexon. You have seen me, love me. Urakaza neza brother. Urakaza neza kabisa. Uragarara hano. Amazina? Nitwa Usengimana Eric. Uriyegereza mic? Nitwa Usengimana Eric. Usengimana Eric. Ufite imyaka ingahe Eric? Ufite imyaka 32. 32. Umaze igishinga n'icyo risingo? Ndatekereza ko atari igihe kirekire. Amezi 8. Amezi 8. Yego. Wapopinze mwese? Wapopinze ariko reka tuganire nabo hari wakisubira hari n'igihe nawe waba utabakunze tubanze twumve what's going on. Feza ko icyo wapopinze Ballon? Ni nawe ramukunze. Weri iki? Ntabwo tuberanye. Ntabwo tuberanye. Ushingiye kuki? Shingiye gukura ndi kumubona. Uri kumubona gute? Ni mukuru. Kindi nyine ntabwo tuberanye. Umuntu mukuru ariko niwe mwiza. Kona ufite n'amafaranga Erika biri kugaragara. Amafaranga n'inkorora naga amafaranga narajya hiyishira. Urashaka kwenda kwihishira. Aya naga kuri kubone Erika ko areba uyu mubiri ko natari umuntu ufite amafaranga. Ku mafaranga. Ku mafaranga se ko ari nk'amaraso. Feza avuze ko ashaka umubyibura umukunzi ufite kuri hejuru ya miliyoni nka 400 ngo kuzamura. Biragoye. Yegereze mikro. Biragoye. Aracyafite igihe. Ushaka gusanga wenda muri 400 yifuza umukunzi we yaba afite. Wenda afite 800. Kabi bikigoranye cyangwa afite na desa cya kimwe cya kabiri cyizo yifuza. Abe yazifite yarindire yazamubona. Umukobwa agifite yaba afite Ballon wowe yaba type yawe? Mu buzima bwanjye cyangwa se uko nifuje umukunzi ngimba nifuza nuhamya neza kankunda atagendeye ku kintu cyari cyose ubutunzi ubutunzi n'umuntu awashaka ukagenda ubundi ukabushaka bukabona cyane nuko afite umutima ukunda naho umubiri urahinduka ikomereze hano Hadija ko icyo popinze Ballon Shani mugufi kandi ikindi nanone arabyibushye afite inda nini indaganda ari igaragaza umuntu ntago nabikunda Eric namahitamo agira choice yiwe niyo mahitamo ye
aramutse afite ballon wowe yaba amahitamo yawe kugeza ubu ntabwo byakunda. kubera iki? Bitewe n'uko ari ntabwo byamacinga. ntabwo byamacinga. Yego. Janvier kubera iki wapopinze ballon? ni mugufi. Yongeraho ngo ndi na mukuru. Yego. Kuko uri umwana pe biragaragara. aho njye hano harimo umuntu wambwiye ngo ashaka umuntu we ku myaka 30 kuzamura. Ninde? Sonete? None si wowe? ngo uyu namuzanye Eric. wamazanye ko ntabwo byakunda. kubera iki? ni munini cyane pe. Nazize ibiryo cyane amibe. Umugabo urya uyu niwe mugabo washobora gukorera urugo rero. Uri abakobwa ari ikintu mutazi. Uyu niwe mugabo washobora gukorera urugo. Ndata birashoboka ko kuba nkana gutya imirire mibi. Oya, ushobora kuba ari n'imirire myiza ariko njyewe nyine ntabwo byakunda. Ntabwo twayimurenganyiriza kuko buri wese agira choice nkuko nabivuze. Kevin kuki wapopinze ballon? Jewe nshaka umutipe muremure utanga keya ariko iwe bisa nkaho atanatanga keya na mugufi. Uri kubona asa nkaho adatanga? Atatanga izo keya. Birebeye. Ese keya ni iki? Baze mu mbari. Keya ni amafaranga. Keya ni Tanga amafaranga kwita ku muntu. Niba ukunda umuntu umwitaho nyine ku buryo nyine utazahaga kumureba nyine ujye ubona buri munsi arushaho kuba mwiza to. Ubonyemo ko ntabishobora. Okay. Sawa. Niba tabayemo kwibeshya. Ashaka gusanga ubutse. Oya ntacyo ntagahubutse. Dore ko aracyari muto kandi afite vision. Imyaka 20 ntago se umukobwa mwiza wa imyaka 20 na gitifu umurenge ntafite uburenganzira bwo gusezeranya. Kumwaba muko. Hari sibahinduye itegeko cyangwa 20 ntago umuntu agira. Ntago biremerwa. Ntago biremerwa ko biri muri proposal. Biri muri proposal ariko ntibirashyirwa mu nzira. Waba mukundana imyaka ingahe yashira? Wamwirerera. Umuta mudufaranga dukiye umwana sundi ubona yakugora gute? Ashaka yabonyemo ko ubwo bushobozi ntabwo mfite. Ntiwahatiriza rero. Ntuhatirize. Ntabwo uzi kure abantu amafaranga. Kuko ntukarwane n'umutima. Pepe. Rebecca. Karame. Beze bite kwa popinze ballon? Ntabwo namukunze. Kubera iki? Ntabwo nshaka no kumureba ibibazo. Baze ko ndashaka no kumureba. Nagushaka? No kumureba. Kubera iki? Ntabwo ari type yanjye. Ndakoze cyane. Imana igufashe iguhe ufite type yawe. Type wifuza Imana iguhe. Sibyo? Nakoze cyane nawe. Sawa. Eri uzagaruke. Nukuri uzagaruke uyu munsi nakiriye urungano rw'imyaka 20 ariko uzagaruke nzaba mfite ba bantu twese tuba twifuzanye. Baba 20 ninga. Sawa sante kabisa. Sibyo? Imana igumugisha kandi. Arakoze cyane Mr. Yulik Pop the Ballon Magic Match Rwanda nge nitwa Sebo Rexon. You have to know me to love me. Mukomeze muryoherwe mukomeze mumererwe neza mwese mudukurikiyeho muri nongera kwibutsa ngo mukore subscribe kugira ngo twagure umuryango mugari w'abadukunda wa YouTube channel yacu yanyu ya Julie BMG. So reka twakire umusore wacu wa gatanu ari nawe wanyuma ubundi ndizera neza ko turi buze kubona match. I believe. Let's go. Right, reka twakire umusore wacu wa gatanu ari nawe umusore wacu wanyuma kuri stage Pop the Ballon Magic Match Rwanda kabisa. Ndizera ko mukomeje kuryoherwa ibintu ari sawa cyane. Urakaza neza brother. Urakaza neza. Urahagarara hano. Duhari wayiguma n'uwipopu ngiki. Nambwiye nshobora kwisubiraho. Ushobora kwisubiraho? Tegura speech yawe neza ashobora kwisubiraho uyu mukobwa ukigise witwa The Big Man. Banyita Inosa. Inosa. Imyaka 24. 24. Kora iki mu buzima busanzwe? Umufotographe. Umufotographe. Abakobwa bakunda abafotographe none barapope. Tuzi basubize ballon. Mwe mutegura ballon zo gusubiza abana. Gusubiza ballon. Nurayinsubiza satangunze. Oya wowe gendera ku marangamutima yawe ibindi byo turabireba. Ndi kubona namukunze. Mume ballon. Buretse bro, buretse miyo ballon hano. Okay.
kubera iki wari wayipopinze kuki uhisemo kwisubirana kubera iki wari wayipopinze kuki uhisemo kwisubirana nuko atari imburamukoro nuko atari imburamukoro bamukundiye ko atari imburamukoro gusa yego kandi mwiza turabigarukamo ibyo Hadi byagenze big man uragera hano Innocent kubera iki upopinze ballon nakubwiye ko nakunda abantu banini Innocent umukobwa wa type yawe wapi kubera iki kubera ko mu byiyumviro byanjye ntabwo yaba type yanjye yego dukomeze arashaka twihute tugaruke nyuma Janvier kubera iki upopinze ballon nkunda iyi sayizi wapi kabisa twihutishe yego Honest nawe kubera iki upopinze hapi kabisa ntabwo biri kuvamo nyine n'uburyo angana n'uko ngana ntabwo sayizi nzikunda nawe ntabwo yaba type yanjye kubera iki kubera ko sayizi nkunda ntabwo ayifite yego dukomeze Efi kubera iki upopinze kubera ko nyine ntabwo ari nko nifuza ariko ntacyo atwaye tugusubize ballon gusa uyinsubije akayipopinga wegenda ubwo nyine urabuhiye we niba mukunze umvira amarangamutima yawe wigira ubwoba wikifata ushaka tugusubize ballon nawe narebe mume ballon big one mume ballon Rebecca nawe tuwe tuyisana bamukundiye iki ntacyo twaye nta nubwo ari nk'abariya bavuyeho ntabwo abyibushye cyane kuko yaburaga bwari bwaburebure ariko nyine nabwo ntacyo bitwaye kubera ko ntabwo musumba aransumba rebe tugusubize ballon ndabanza numva umushahara ahembwa nabanza numva umushahara ahembwa nizo niba azabasha nyine gukora ibyo nabuze urukundo rutari seriye ruransohokana buri munsi wowe nawe urabyumva yego ndabyumva urimo neza kujyamo neza ngiye mbirimo birimo nunyangasa uretse tumusubize ballon nibyo bindi turabigarukaho nyuma kuko dufite n'abana hano bafite ballon tumusubize ballon aya wapi yego tuyireke yego muyireke Kevin na Feza muregera imbere hano okay hagarara aho Kevin zamuka ruguru wegere Feza big man wambwiye uti Innocent sibyo so hari ibibazo wifuza kubaza abantu mbere ko dukomeza tujya ahantu hakomeye cyangwa icyo wifuza kubamenyaho biba byiza byaba ari ibibazo bibiri cyangwa kimwe is fine reka mbere kuri uyu ufite akazi yego ndagafite ukora iki se n'umuntu mwese ndi umukwaferi ndogosha ni byiza ndabikunze urogosha okay ufite akazi ukora iki ndacuruza ni byiza nabyo wakunda umuhungu uhembwa amafaranga angahe wakunda umuhungu uhembwa amafaranga angahe amafaranga yabasha kunyitaho yego ntabwo wanyitaho byose kuko nanjye hari ibyo nishoboje aho ukamekinga sho hari ibintu wajya unyitaho urabyumva nawe nk'umuntu mukundana nawe ukiyitaho birenze ni byiza nta kintu ufite cyo kumbuza neza wasaje kubabaza wakunda umukobwa nyine wakifuza kugira umukunzi uhora kuri kamera kuko ninjiye mu bintu byo gukina amafilime kandi ndashaka kubikora nk'umwuga cyambere nuko kizana umugati mu rugo cyambere nuko kizana umugati mu rugo we nta kibazo ufite ntacyo pe byinshi yabibajijwe big man nta kibazo ufite ntacyo usigaranye
kandikiraho. Okay, what's up Kigali, what's up my people, what's up Pop the Ballon Magic Match Rwanda, dufite Feza tukagera n'uwo bita Kevin, abakobwa bose beza, abana beza cyane bambaye neza, baraza kumfasha bahindukire barebe hariya, murahindukira gusa murebe hariya, ubundi ballon zanyu zijye mu migongo yanyu. Big man, hey, oh my god, oh my god, oh my god. Brother, ugiye guhitamo upopinga ballon, urabutamuhisemo. Amahitamo na yawe 1 2 3, nanjye mfite amatsiko reka ndebe hano. Mwoguhindukira mundebe hano, mwokugira ubwoba sibyo mwese mwamukunze mwana. Bro, come on. Abashimiye cyane kuri Kevin. Kazi umuhita umuhobera ariko umuhobere. Wow. Inosa kubera icyo yisemo Kevin. Yegereze mikro. Okay, impamvu. Biragoye. Ni ibintu bigoye guhitamo umuntu umwe nyine. Bitewe n'umutima wanjye. Niwe umutima wanjye yahisemo. Niwe umutima wawe wahisemo. Umutima wawe wagendeye kuki? Umutima wawe wagendeye kuki? Uhitamo Kevin, ugasiga Feza, ukavuga uti Kevin reka ari we kiri iruhande rw'umutima wanjye, ari wowe uza mu buzima bwanjye, antwaze imbago y'ubuzima. Festival wose ni beza. Ikindi ntabwo nkunda umukobwa nyine wisiga ibirungo byinshi ku munwa. All right, so urimva gute kuba guhisemo? Ndishimye. Wamubwira iki? Arakoze. Ko basigira isezerano rimwe umuha andi muzamuha muri mwenye? Ntabwo nzamubeshya kuko nanjye nanga umuntu mbeshya. Akoshe. Innocent yagira promise mu. Isezerano igihe naguha. Uko ntazigera nteshwa ku nshingano. So gutanga kantu. Aya ibyo ninjye ubivuze ngakomeza brother. I'm sorry ko guca mu ijambo. Z'abantu bakundana. Ntabwo nzigera nziteshwaho. Ntabwo nzigera ziteshwaho. Amashi. Iryo jambo rikwiriye amashi. Ongera umuhobera ariko. One more time. All right. So Imana ibaha umugisha sibyo kandi bizabahire mufate ukuboko mwigendere sibyo? Yeah. Pop the Ballon Magic Match Rwanda. Abakobwa banje bari hano rwose ubwo nuko kuzagaruka ubutaha nuko byagenze. Reka mbashimire mwese twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza amajinga yangaya. Reka mbashimire mwese umuryango mugari w'abadukunda kandi abadukurikira. Abakunda Sebo Rex reka mbabwire ngo God bless you, can much respect. Pop the Ballon Magic Match nakagaruka. Bye. bantu bacu, bantu badukunda, bantu dukunda duhora tubaha content nziza, please kora subscribe. Mukore subscribe, ntago bisaba amafaranga, ntago bisaba izindi mbaraga nyinshi, ukanda gutya
kuri subscribe gusa. Nukora subscribe bizatumotiva kugira ngo tubahereze content nyinshi kandi mu gihe gito. Uko ukora subscribe, uko umuryango mugari wa Magic Match wiyongera, niko natwe tubahereza ibintu byinshi kandi byiza mu gihe gito. Ntuzongera kureklama ngo kuki episode yatinze gusohoka, ngo muduhereze 2 mu cyumweru, 3 mu cyumweru, ni 10 tuzaziba. Kora subscribe, make sure ko wakoze subscribe.